mu buhamya bwanjye bwa mbere rero ndi kumwe na papa nabagereje aho nababwiraga ngo papa yagiye muri pension, amafaranga yose ajya abonye muri pension, ngewe ndi kuzenguruka bya bihugu nshaka ibyangombwa, nshaka visa, nayibuze musaza wanjye unkurikira yaramaze kuyibona, abona visa yo mu Bwongereza. Papa ya mafaranga yose yarayamuhaye ajya kwiga. Umwana yagiye kwiga, ngiye ndagaruka. Urumva sinari kwiga. Uwo mama niwe wanyigishije kujya mu butayu, kwinginga Imana, kurara amajoro ushaka Imana, gusenga, kwiriza ku manywa. Nyina anyigisha kwiriza ubusa. Arambwira ngo hari ibintu bidakurwaho n'ikindi kintu, ahubwo bikurwaho no kwiriza ubusa no gusenga. Ariko mu gusenga Imana irambwira ngo nago mugabo ari wihutirwa, icyambere nzabanza nige, ariko ima condition. Irambwira ngo uziga mu buryo bukomeye. Ndabyibuka rero icyo gihe kuri eglise hari haje umuntu w'Imana, hari abakozi b'Imana bajyaga bahaza. Uwo mukozi w'Imana yabaga Icyangugu. Abantu twasenganaga Kimironko bari bubyibuke. Banza nimba ari Theodore, sinibuka izina rye gusa icyo nibuke wabo hari Icyangugu. Yari umuhanuzi wa wunduza abantu bakoze ibyaha muri eglise, uwo munsi bakahita bitahira. Ngewe rero ibyo ntabyo nari mfite, nta n'ibyo umutima wanjye wishinjaga. Magaranye na n'uwo mupapa Jeremy ambwira ukuntu ngiye kujya kwiga, ambwira ukuntu nza gufata amafaranga mu gitondo, ndarira byandenze. Abadiyakoni bakaza kumbwira ngo hariya muri biro hari umuntu gushaka. Nareba nkabona ni wa mukozi Imana, nkavuga Mana, uriya muntu saranshaka wiki ko nta cyamfite, nta cyarambaza iki. Nuko ndagenda, tumaze kuvugana n'iyo famille, ndagenda njya kumureba. Aranje yambwira ngo urarizwa n'iki? Muraho neza, tubahaye ikaze kuri channel Mubwire TV, channel yanyu, channel yacu, aho muri hose tubahaye ikaze. Ushobora kuba uri mushyashya aribwo ukiri kuza kuri channel ukibaza ngo ni Mubwire iki, ese baba mubwira iki? Nta kindi tubwira abantu, nukubabwira ibyiza byabo, nukubashimira, mubwire ko ari mwiza, mubwire ko ari ingenzi, mubwire ko yakoze uruhare rwose umuntu yagize mu buzima bwawe. Yabo wagufashe ikiganza kwambutsa umuhanda ugiye kwiga bwa mbere, uwo ngo wamushimira. Haba wakureze, haba waguhaye minervare, haba wagushakiye akazi, ndetse no wakubwiye amagambo meza. Muri ubu buzima dura n'abantu batubwira ibintu bitari byiza, ariko nimba ari umuntu ijambo ryiza ngo ni mugenzi w'Imana, wabikubwiye nawe mushimire. Nta kindi rero tubwira abantu kuri Mubwire TV, no kubabwira ibyiza. Ni channel igambiriye kubwira abantu ibyiza byabo. Bahaye ikaze, bahaye ikaze, nkomeza kubashimira cyane umwanya wanyu, uruhare rwanyu mufata mugakurikira ibiganiro byacu. Imana ibahe umugisha. Nk'ibisanzwe rero nari narababwiye muribuka ko ari ikiganiro nabahaye ndi kumwe na papa wanjye, nkabaha ubuhamya bw'urugendo rw'ubuzima bwanjye. Uyu munsi nabwo nababwiye ko nzabaha part 2. Ese nyuma ya buriya buzima, nyuma papa agiye muri pension, byagenze gute? Hari abantu twigeze guhura mu nzira barambwira ngo wabaye mu buzima bwiza. Ndavuga ngo yego, ndabishimira Imana. Ubu rero ngiye kubabwira ikindi gice cy'ubundi buzima naje kunyuramo. Ariko mbere yabyo, mbere yuko tubigeramo, reka tubanze twamamarize abantu baba badutumye. Hari abantu badufasha mu buzima bwa buri munsi, abatwambika neza, abatudodera, abo bose ndabarabarangira kugira ngo namwe mugende murusheho gusa neza. Umuntu udoda neza imyenda myiza, amarido, imyenda yo mu birori, ufite civile uri kwibaza se nzadodera he, nuwuhe mutayiri, usigaranye igihe gitoya kugira ngo ubone umwenda wawe. Nta wundi muntu wabikora, nta wundi muntu w'inyangamugayo usibye Grace. Grace ntanda akorera mu isoko rya Nyarugenge, uramuhamagara ukagerayo akagufasha, akaguha imyenda yawe. Nimero ye ni 0788 50 95 73. Ni Grace, umutayeri umunyakuri. Niwe muntu ngewe mvuga ibyo nzi, niwe nabonye uguha igihe cyo kubona umwenda wawe akacyubahiriza. Waba uri no mu mahanga uzi mezire zawe, uzoherereza mu Rwanda bakakudodera. Grace yakoherereza umwenda wawe ugasanga ugukwira. Akorera rero muri F189. Aho ngaho hageze Grace mwaba mwabonanye, cyangwa ukamuhamagara utazi ibyo mu isoko yagufasha. Abandi mwifuza kwambara neza, hari abantu benshi bakunda kumbwira ngo bakunda ukuntu nambara amakanzu meza, imyenda myiza, ndetse n'abambara amapantaro n'amakositime. Nta handi, ni muri Chic wagana Nono. Muri Chic winjire ku muryango wa Access Bank, wahamagara Nono kuri 0788 70 Nono aragufasha, cyangwa mwandikire kuri WhatsApp umubaze ngo iyi myenda urayifite, aya makote, aya mashati, aya majipo nabibona. Nono arabigufashamo. Kandi aba bose ndi kubabwira ni abantu b'inshuti zanjye, ni abantu babikora neza, ni abantu ngiye bamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Hanyuma
abifuza kugura imodoka nziza zigendanye n'igihe za 2023 24 za hybrid, nta wundi muntu wabafasha ni Fabiola, ni kuri 0788 198 uwo nawe yabafasha akabaha imodoka nziza. Mwamuhamagara akazibagezaho cyangwa mukamusobanuza, ni umwizerwa yabafasha. Hanyuma bashaka kurya neza ibiryo bitera imbaraga, nta handi mwakora ibishyimbo, ni kuri Sylvie. Mwampamagara abashaka kurangura cyangwa kugura ibiro bikeya 50 30 cyangwa 10, ibishyimbo byose wabushaka ubwoko bwose ndabufite bukugezaho. Murakoze cyane. Uyu munsi rero ko ngiye kubaha ubuhamya bwanjye bw'urugendo rw'ubuzima bwa kabiri nyuma yaho papa imbaraga zari zibaye nkaho zinaniwe. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana nshaka ko dusomaho gatoya, hanyuma twarangiza tugakurikizaho icyo gice cya kabiri. Ni muri Zaburi. Hari abantu bari bubone tufashe ijambo ry'Imana gatanya ngo noneho ngo waje bigisha. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imbaraga, ni umutsima wa buri munsi. Ni byiza ko n'ijambo ry'Imana turisoma. Mu kubwira abantu ibyiza byabo tugomba no kubabwira inzira n'ukuri n'ubugingo ni Kristo. Ariko iri jambo niryo ngiye guheraho, ryamfashije, ryankomeje kugira ngo twumve ubu buhamya. Turasoma muri Zaburi 124 duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga none, uyu munsi ni twebwe. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Amen. Reka tugarukire ku murongo wa 6. Uwiteka ashimwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Uwiteka ashimwe mu byo twanyuzemo byose. Uwiteka ashimwe watubereye ubwugamo, watubereye umurengezi. Mu buhamya bwanjye bwa mbere rero ndi kumwe na papa, nabagereje aho nababwiraga ngo papa yagiye muri pension, amafaranga yose ajya abonye muri pension, ngewe ndi kuzenguruka bya bihugu nshaka ibyangombwa, nshaka visa, nayibuze. Umusaza wanjye unkurikira yaramaze kuyibona, abona visa yo mu Bwongereza. Papa ya mafaranga yose yarayamuhaye ajya kwiga. Umwana yagiye kwiga, ngiye ndagaruka. Urumva sinari kwiga, nta buryo nari kwigamo kuko ni papa nari mfite, ni we wagombaga kunsapotinga, kandi nta bushobozi yari afite. Ariko muri za mbaraga z'ababyeyi mu kuduha icyizere, papa buri munsi yarambwiraga ngo biragenda neza, humura bizagenda neza, humura nzabona amafaranga. Nababwiye ko hari inzu yari afite yari yaragurishije, yumvaga ko ayo mafaranga bazayamuha, hanyuma nanjye akanyishyurira ishuri nkajya kwiga. Ariko ntago byakunze ko iyo nzu nubwo yari etage yavamo amafaranga menshi, yagiye yishyurwa make. Nta n'ikintu navuga ngo nyine yari kutumarira gikomeye gifatika. Ahubwo Imana hari ukuntu bajya bavuga ngo igikuraho ibintu by'inyegamo, nyine ibintu wishingikirijeho kugira ngo ikwiyereke. Navukiye mu muryango wa Gikristo, papa wanjye akijijwe, mama wanjye nubwo yapfuye akaza gupfa muri jenoside, ariko nawe yari umukristo. Rero nari umwana uraho, umwana wavukiye mu buzima bwiza, uri mu buzima bwiza, papa wakunda, papa we yitaho, papa we asapotinga, papa we yumva. Numvaga nyine biraho, ni ugusenga kuko biraho. Ariko hari igihe Imana ishaka kukwimenyekanisha, hari igihe Imana ishaka kukwiyereka bundi bushya, hari igihe Imana ishaka imenya ko gusenga, apana gusenga ku cyumweru kuko abandi bantu bagiye gusenga, apana gusenga iminsi 40 kuko itorero ryashyizeho iminsi 40. Apana kuzagenda ngo nuko abandi basenze. Oya, wige gusenga ku bwawe, wige gusenga, ushaka Imana mu maso hawe wenyine, ushake mu maso hayo, mbese ari wowe ubyibwirije. Ubwo rero urugendo rwaje kumera gutyo, ubuzima bumbera bubi. Urumva twari mu buzima bwiza, narabibabwiye, njya ku ishuri mfite amafaranga, nkazava ku ishuri nkiyafite, nta kibazo na kimwe nari mfite. Nubwo ibyo bintu byo gushaka ibyangombwa byari byanze, naje numva ko ubuzima bugiye gukomeza, ngiye gukomeza kwiga muri kaminuza, ariko byaranze. Papa nta mafaranga yari afite. Byabaye ngombwa rero ko nta handi umuntu yirukira, nta handi. Ndabyibuka hari ngewe ubuhamya bwanjye ngenda nshyiramo abantu kugira ngo mumve, ntago ari siyasa, ntago ari bya bintu ngo by'agatwiko byaje. Oya, ni ibintu biba bifite ingero zifatika. Hari ibintu byajyaga biba icyo gihe muri iyo myaka by'amarushanwa y'amakorari. Nakundaga nyine nubwo ntari nzi gusenga cyane byanjye by'umwihariko, ariko nakundaga abantu b'Imana, nkunda n'abantu b'abaririmbyi. Hari
korali rero yaje kugira amarushanwa. Icyo gihe cyo nibuka harimo korali yitwa Erayon y'Iremera, hari harimo umwana twari twaramenye, sinibuka ukuntu twari twaramenyanye, ariko yari umushuti wanjye arantumira. Ayo marushanwa amakorali yajyagamo, bayajyagamo bakanahembwa. Urumva twagiye nk'abantu bagiye kureba ko korali y'Iremera iri buririmbe ndetse no kureba izo bahatanye. Hari harimo rero na korali yavuye igikondo kuri CGM, nimba ari Nayoti sinibuka ukuntu yitwaga. Hashize igihe mpageze njya mu rusengero nk'umuntu nyine wagiye kwa kundi uburi gutamporeza tu, ndagenda ndi mu rusengero. Rero hari umuntu twaje kumenyana yitwa Rusi, nta nubwo muheruka, Imana izamfasha nawe twongere kubona nawe nawe yaza mu iki kiganiro. Rusi twaraganiriye twicaranye nyine mu rusengero, aranganiriza umeze ute, usengera he, ndamubwira ahantu nasengeraga. Ngewe nsengera muri Eglise des Amis Kimironko, itorero ry'inshuti, niko namubwiye. Arangije arambwira ati se ati ukunda ibintu byo gusenga cyane, gusengana n'abakozi b'Imana? Arambwira ati nabikunda ariko sindabigerageza. Arambwira ati rero yumvishe n'ukuntu ndushye n'ukuntu ntiga, nari ngeze kuri level mvuga se umwana wo kwa kanaka, papa wishyuriye abandi bantu bakiga, papa wafashije abantu, nabyukaga iwacu huzuye abantu baje papa ngo basupporting, nzabwira abantu ko ntiga kubera iki? Nzavuga se ko twabuze minervale? Ntago bishoboka. Bene kanaka bya bindi byo kugendera ngo kera habaye, ariko nari umugabo ntago igihabwa intebe. Nuko ndangije ndabimubwira, yumva ko naniwe, kandi koko nari naniwe pe, umutima wari urushye. Ndi gusaba Imana avuga Mana basi uzapfe ko umugabo bajya bavuga ko ntiga, kuko ntize ntakomeje kwiga kaminuza kubera umugabo, ariko Imana igira ukuntu iba yarapanze ibintu byayo. Umurusi rero twaraganiriye, ahita ambwira ngo amagahunda amanimero, yarambwira ati tuzajye dusengana. Yamuje n'umumama yitwa mama Eric, ni umukristo n'umwadeperi CGM, ni n'umudiyakoni Enata. Ngiye mwita mama Eric. Mama Eric twarasenganye icyo gihe, twahuye ndushye, twahuye naniwe, naraca ubuzima nyine bwaranshanze, turasengana. Uwo mama niwe wanyigishije kujya mu butayu, kwinginga Imana, kurara amajoro ushaka Imana, gusenga, kwiriza ku manywa, nyine anyigisha kwiriza ubusa. Arambwira ngo hari ibintu bidakurwaho n'ikindi kintu, ahubwo bikurwaho no kwiriza ubusa no gusenga. Ninjira muri ibyo bihe byo gusenga, urumva nabyinjiyemo nari kwiga, nta kintu mfite, nkeneye icyerekezo cy'ubuzima. Twarasenze Imana, ngenda ndamubwira ati Imana imfashe nibonere basi umugabo mbona ikintu mugiraho. Ariko mu gusenga Imana irambwira ngo nago umugabo ari wihutirwa, icyambere nzabanza nige, ariko ima condition. Irambwira ngo uziga mu buryo bukomeye. Hari ikintu ujyamo nyine ni byiza kugenda ufite amakuru. Arambwira ngo uziga, Imana irambwira ngo uziga, ariko uziga mu buryo bukomeye. Ndavuga se Mana yanjye bizaca mu zihe nzira? Nzakura ese umuntu ndihira? Hari umuntu wari mwene wacu nari nzi ko papa yafashije cyane. Icyo gihe murabyibuka abantu twasukaga n'imisatsi, icyo gihe ama menshi meza gusuka ama trefe, icyo gihe byari nk'ibihumbi 3. Ndanamuhamagara icyo gihe, ndiko akunda ufite umuntu mu muryango nyine uzi ko yagufasha n'uwa hafi, ndetse unabizi neza ko papa we yamufashije. Ndamuhamagara ndamubwira se wampaye 5,000 nkazisukisha, ubwo urumva nari kwisukisha nka 3 nkazigarana 2. Arambwira ngo uzatege ngo nsanga ahanga, kandi hari mu ntara. Icyo gihe rero sinari no kubasha no kugerayo kuko nta bushobozi nyine nari mfite. Nari nyiri no muri ibyo bintu by'ibisatsi, ariko ni by'ubwana, urwana no kugumya ngo ucyatse use neza kandi nta shingiro. Nuko ndavuga se Mana bizaca he? Nimba umuntu nzi neza ko ari we wa hafi wakamfashije yakanyishyura ishuri, yambwiye ngo nzatege ngo musangeyo kandi musaba 5,000 3, nzategayo nge mu ntara gute? Ndibaza, ariko turasenga Imana. Imana irambwiye ngo kugira ngo inyereke ko ari ivuganye nanjye, ngo arakayira gatoya iciye. Mera hambwira abantu bafite amakuru, abantu Imana yabwiye ko izabagirira neza. Imana niyo kwizerwa, Imana ntago igibeshya, Imana ntago ijya yivuguruza ku kintu yivugiye. Ngewe ubu n'ubuhamya bwanjye bw'ibintu Imana yagiye ivugana nanjye kandi kabisohoza. Abantu benshi bacitse intege muri iyi minsi kubera abakozi b'Imana bari aha hanze, ugasanga umuntu yazinutswe mu nzu y'Imana, abandi ntibanigeze bajyamo, ntibashaka gusenga ngo kubera ibintu byababayeho. Nshuti y'Imana, senga ku giti cyawe. Yambwira abantu ngo Imana izatubaza ibyacu, nawe Imana izakubaza ibyacu. Shaka Imana ku giti cyawe, ntago Imana izakubaza umuntu runaka. Kandi si bose banduye, hari abakozi b'Imana, hariho 1000 bitarapfukamira Bayali. Nuko ndasenga, icyo gihe ndabyibuka hari nko kuwa kane, mvuyeyo ngeze Iremera muri Garumva hari igikondo, umushoti wanjye umwe arampamagara. Yaravuye i Rwamagana kureba, sinzi disi nimba byibuka,
yitwa Claude, reka muvuga izina ndizera ntacyo bitwaye. Arampamagara arambwira ati ndi kuza nagusuhuza. Ndamubwira nti nta kibazo. Ndahagarara, yaravuye gusura umusheri we yigaga ibintu by'ubuganga irwamagana, mbanza hari ivuriro hari ry'ubuganga. Nuko ndamutegereza araza. Nshuti muri icyo gihe umuntu kumpa ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi 10 byabaga ni fete au village. Nari numvaga nyine ni cya kintu Imana yavuze isohoje. Arampamagara arambwira ati ndashaka kugusuza, hari amagroupe amwe twari duhuriyemo aransuza, agiye kugenda muri gare pe ampa ibihumbi 10. Ndishima ndavuga ati Imana usohoje ikintu wavuze. Ariko sinanategetse ibihumbi 10 ntibyari kuntegera ngo binjyane no kwishuri, ntago sinzi. Ariko icyo gihe nabibonyemo ikintu gikomeye, nabi Imana imumugisha, mwuka wera w'Imana yaramukoresheje. Hanyuma ndangije ndagenda, naririmbaga nyine muri korali kuri eglise, ariko ntago ndi umuntu rwose uzi kuririmba. Mfite abakuze banjye nibo bajya banserereza pe, ni kwa kundi ukora umurimo w'Imana avuga ngo nanjye ngira ikintu Imana izanyibukiraho nkaririmba. Sinzi kuririmba pe, kuko hari abantu benshi bazi kuririmba ariko njye ntago narimbizi. Ku cyumweru urumva hari kuwa 4 hacamo kuwa 5 kuwa 6, ku cyumweru tujya mu materaniro turaririmba. Tuvuye mu rusengero dusohotse kwa kundi abakristo basuhuzanya, umupapa araza aransuhuza kuri eglise. Ntago twajyaga tuvugana, nibwo bwa mbere twavuganye. Arambaza ngo amakuru yawe, ndamubwira ngo amakuru ni meza. Ati se, ati nkunda ukuntu uririmba. Mana yo mwijoro, ndavuga ati nk'uyu muntu ari kumvugiraho, nkunda ukuntu ndirimba ntazi kuririmba. Ndamubwira nyine murakoze. Ngo ntangira ariko no kuburana mera nk'aho umuntu wese yabaje ngo urashaka gukira. Ati abandi amazi yihinduranije aba bafite ababatama na enda tanje se ba Josette barasheri, abo n'abana twakuranye twaririmbanaga bazi kuririmba, dirigente wacu bazi ko ngiyewe nzi kuririmbana. Arambwira ati hoya nkunda ukuntu uririmba, mwarabibonye no mu biganiro byanjye nkunda kugira ama emotion menshi, rero no mu nzu y'Imana no gufashwa ni kuriya nyine. Ahita bimbwira ngo arabikunda. Arambwira ati se amasomo bimeze gute ngaho? Ndahise ndamubwira amasomo bimeze gute, papa sengera muri iryo torero. Ndamubwira gute ko twabuze minervare, ndabanza nyine ndijijije ni biragenda biki n'ibiki bigeze he kwiga. Ngezaho arakomeza arahatiriza, igihe cy'Imana iyo cyageze, umunsi wo gutabarwa kwawe ntago warengaho. Nimuzarakare ngo abantu ngo kanaka ntiyangiriye neza, ntago ari wagombaga kugutabara, ntago ari wagombaga kugusapotinga ngo akugeze kuri destiny yawe. Nuko umupapa ngezaho ndamubwira nti ntago ndi kwiga kubera izi mpamvu nizi. Arababara ngo kubera iki muba mutavuze, ukagira ngo ni nka data wacu cyangwa ni masenge, ari kumbaza ngo kuki mutavuga ibibazo byanyu. Ndangije ndaceceka. Ikintu yahise akora, yahise ahamagara umugore we. Iyo ni famille izwi, abantu twasenganaga Kimironko barabazi, famille Jeremy. Ndanabashimira cyane kuri mubwire, hari abantu benshi batabasha kuza kuri kamera, hari abantu baba baradufashe ukuboko. Narabwiye ngo buri ntambwe umuntu yose ageraho hari amaboko abayiri inyuma, ariko hari abantu batinya kamera bavuga ati se kuza ibiki twavuga iki, ariko ndabashimira cyane kandi Imana igibaho umugisha. Hanyuma rero nibabyemera tuzaganira nabo tuzababereka, ariko batanabyemeye Imana yibuka imirimo yabo irabazirikana. Hanyuma kuntu byaje kugenda isamagara umugore warambwira ati uyu mwana mu gitondo aze kukureba umuheshe y'ibihumbi 200, kandi ahita ambwira ngo ugende utangire ishuri ugiye kwiga handi uza ntago uzigera uhagarara. Urumva Imana yubahirije cya kintu n'ubundi yavuze n'ubundi yambwiye. Kakayira Imana yambwiye ko iciye kugira ngo yerekane ko ivuganye nanjye. Ndabyibuka rero icyo gihe kuri eglise hari haje umuntu w'Imana, hari abakozi b'Imana bajyaga bahaza. Uwo mukozi w'Imana yabaga Icyangugu, abantu twasenganaga Kimironko bari bubyibuke. Banza nimba ari Theodore, sinibuka izina rye gusa icyo nibuke wabo hari Icyangugu, yari umuhanuzi wa wunduza abantu bakoze ibyaha muri eglise uwo munsi bakahita bitahira. Ngewe rero ibyo ntabyo nari mfite, nta n'ibyo umutima wanjye wishinjaga. Magaranye na n'uwo mupapa Jeremy ambwira ukuntu ngiye kujya kwiga, ambwira ukuntu nza gufata amafaranga mu gitondo, ndarira byandenze. Abadiyakoni bakaza kumbwira ngo hariya muri biro hari umuntu gushaka. Nareba nkabona ni wa mukozi Imana, nkavuga Mana uriya muntu saranshaka biki ko nta cyamfite, nta cyarambaza iki. Nuko ndagenda, tumaze kuvugana n'iyo famille ndagenda njya kumureba. Aranje yambwira ngo urarizwa n'iki. Mu gihe ntarajya kumubwira ngo Imana ngo ibiki, ahita ambwira ngo nje kukubwira ngo Imana yambwiye ngo uziga mu buryo bukomeye, ariko uziga gahoda. Ati niki kikuriza nturiya mu papa yambwiye ngo ejo nzaze mfata amafaranga ngo ngende ku ishuri. Urumva nyine byari bindenze binkoze kuko numvaga nkeneye kwiga. Arambwira ngo cyane Imana izabikora mu bumana bwayo. Arambwira ngo ugiye kujya kwiga. Ndavuga ati Imana ishimwe.
byabaye ngombwa rero urumva natangiye urugendo rwo kwiga mfata amafaranga ndagenda nishaka irindi shuri sinakomerezagaho nigaga mbere handi nasubikiye ndi mu byangombwa mpita ngenda nkomeza ishuri niga kaminuza kwa kundi Imana yabivuze ngo nziga mu buryo bukomeye bwari bukomeye pe bwari bukomeye abantu twiganye nibo babibabwiye narigaga Minerval ikintu Imana yavuze ariko ngewe natsindwaga kubera kutizera no kutizera iki Imana yavuganye nanjye nkiga nagera nka sasa usanga mvuze ndiga nta Minerval mfite ndabigenzane ubwo nahamagaye abantu mwangurije ya bakwihoreye saa 11 kizamari saa 11 n'igice ukumva umwe aragwamagaye nsanga kwa randongo ye 30 undi nsanga gishushu ngo ye 20 ukuntu Imana ariyo kwizerwa Minerval kuzura nta kizamini na kimwe nigeze nsiba kubera kubura Minerval Imana yakomeje kubiyo kwizerwa yubahiriza ikintu yavuganye nanjye hanyuma ndiga bikomeza nyine kugorana urumva kubona ayo mafaranga ariko Imana ibiyo kwizerwa ndiga rwose ndiga icyo gihe rero byatumye nshaka Imana nakomeje gusenga dukomeza gusenga cyane n'uwo mu mama turasengana tukarara amajoro njya mbigibuka ari umubyeyi afite n'umwana mutoya ariko abantu bazi kwirebera hano abantu basengeraga twaragendaga tukararayo dusenga ndabyibuka mfite abafamiliye banje abakuze banje bamwe harimo umwe niwe wakunda kunsereza cyane akavuga ati sha uraje ucanganyikirwe muri ibintu by'abarokore ibyo bintu byo gusenga uraje ucanganyikirwe abantu bagenda bacanganyikirwa mu buryo butandukanye atuye nawe araje acanganyikirwe kubera ibyo gusenga ariko nta muntu nta usenga kina umumaro wo gusenga narawubonye nabanye n'Imana imbere yo kwizerwa Imana ininda gukorwa n'isoni kuko nageze aho urumva ubwo buzima bwo kwiga udafite uburyo udafite ubushobozi uguza abantu wazabona ibiraka ukishyura ariko mbana n'Imana ndabyibuka kuko icyo gihe najyaga mbyuka azinduka mu gitondo ngenyine nkijyana Kanyarira agenda muri gare Nyabugogo nkajya gutega nkajya gusenga Kanyarira nta muntu mvuganye nawe nazindutse saa 4 nabaga ndi kugaruka kandi uriya musozi abantu bamwe bawuzi naragenda nkawuterera nka kabiri nshuti zima wa mugani iyo ukirindira abantu ngo mujyane gusenga ngo muzamperekeze tujye muri ubutayo tugende mu rusengero ndindire kanaka biba bitarakomera ariko iyo ibintu byagukomeranye ushaka Imana ku giti cyawe ndetse ahantu hose urumva nashatse Imana ariko Imana yaranyiyeretse Imana imbere yo kwizerwa byageze aho Imana iza guca inzira Imana ikorera mu mutante wanjye umwe tante wanjye Inesi ndamushimira cyane nawe Imana imuha umugisha ni kuri mubwire nyine ndamubwira ko mushimira ntago ashobora kuza kuri kamera ariko Imana yaramukoresheje anshakira uburyo bwo gukora bitangira ibintu biraho by'ibiraka bidashinga by'amafaranga make ariko Imana hamwe no gusenga Imana ikaduha amakuru Imana igenda ibyagura niga neza ndarangiza Imana iramfasha ikintu rero mvuga Imana niyo kwizerwa muri urwo rugendo rwose Imana yambwiye ngo ubanza wige numara kwiga bizagenda gutya numara kwiga uzubaka urugo Imana irabikora numara kubaka urugo bizagenda gutya n'ibindi byose Imana yagiye ivuga izagenda ibikora ku buzima bwanjye ariko ahangaha nagira ngo mbabwire ngo kura amaso ku bantu cyangwa wowe utinze mu mutima wawe ukivuga ngo kanaka ntiyamfashije kanaka ntacyo yamariye kanaka neze gutya ntago ari Imana yari iteze kuzanyuzamo ariko nanone wirakarira abantu kuko ibintu byose Imana yadusezeranyije bizaca mu bantu ibintu byose Imana yakubwiye ngo izagwa nimba ari akazi gashobora kunyura mu muntu gashobora umuntu ashaka kuguha link akavuga ati hano ari itangazo ry'akazi nimba ari ukwiga Imana ishaka kuzakoresha umuntu akaguha Minerval Imana ifite inzira nyinshi zanyuzamo ariko izera Imana hanganda bwo naho kubwirira abantu bacitse intege abantu banga gusenga cyangwa abantu bango yango ntabakozi b'Imana babaho ngo ibikini biki cyane nibemere n'abahanuzi b'Imana abahanuzi b'Imana bukuri bariho nimba ijambo ry'Imana Imana yaravuze ngo impano ziratandukanye hari abo yahaye kubwiriza ubutumwa bwiza hari abo yahaye guhanura ntago tuvuze ngo tugendere ku buhanuzi gusa ariko mu gihe Imana iguhaye message kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo umuhanuzi azemerwa ari uko ibyo yavuze bisohoye ngewe abantu Imana yagiye inyuzamo ibintu rwose Imana yagiye ibikora kuko muri icyo gihe ndabyibuka ikindi kintu Imana yakoze icyo gihe niga Imana yarambwiye ngo umuntu w'Imana yamfashe ukuboko arambwira ngo ugende ufate perime yawe ngo Imana yarambwiye ngo ugende ufate perime yawe amfata ukuboko byari 2015 ndabivuga se ibyo bintu bya perime okay biraho nyine abantu ngiye kubona mbona abashuti banjye twiganaga baraje baje kwishyura muri banki
ndabaza se muri kwishyura iki? Barambwira ngo tuje kwishyura ngo tuzajya gukorera ngo provisoire gaho. Ntise bishyura ngahe? Ngo 10,000, ngo 5 bya revenue na 5 bya auto école. Nanjye ndayishyura. Hari kuwa gatandatu nyine njya ku ishuri njya kubereka ko nanjye niyandikishe kuri iryo shuri kugira ngo bagushyire kuri list washyiriye border. Kuwa mbere njya mu kizamini. Mu by'ukuri ntago nari narize, sinari neza amategeko y'umuhanda. Nese ngenda njya mu kizami. Inyamirambo kuri stade niho twakoreraga. Hari n'umushuti wanjye twahura icyo gihe mu bizamini. Nuko ndakora. Ukuntu Imana ariyo kwizerwa irindi jambo rya icyo gihe nese mbona amanota 18. 18 kuri 20. Imana ariyo yabivuze gusa ngo ningene mfate permis. Bintera courage ndavuga ngo Imana niyo yavuze ngo impaye permis, ubu ngubu koko igiye kuyima. Mpita mvuga ateka ngende niyandikishe mpite niga. Ndagenda ndiyandikisha na gutwara, ndiyandikisha nishyura ukwezi kose. Maze kwishyura ukwezi nigaga nyine uko mbonye umwanya kubera kubifatanya icyo gihe n'akazi. Ndangije kwiyandikisha no kwiga. Umunsi umwe mvuye mu rugo nta byumweru 2 byari birimo byuzuye, mvuye kwiga ngeze nsubiyeyo nigaga vamidi wenda na premidi gihe nabonye akanya kuko ntago nabonaga umwanya buri munsi. Igihe ntakoze nibwo najyaga kwiga imodoka. Nsubiye ku ishuri rero nsanga umwarimu yanyandikishije. Mana yanjye ndababara. Ndabese nk'uyu muntu yanyandikishije gute kugira ngo nkore ikizami aba bantu bashaka kurya amafaranga ibiki n'ibiki. Ariko ndasenga Imana. Icyo gihe hariho terime ivuga ngo ese ufite amakuru? Ndasenga Imana iravuga ngo izampa perime. Ndagenda. Umunsi wo gukora ikizamini ndabanza ndasenga. Ngiye nkunda ibintu byose kubijyamo nasenze kubaza Imana. Ese ni iki Imana ibivugaho? Kandi kubaza Imana si ngombwa kugenda ngo wiruke ngo mere nk'umuntu ugiye mu bapfumu, ngo ugiye mu bahanuzi, ngo ugiye gushaka abantu. Imana ibagutumyeho sava. Imana igushaka kugusura mu nzozi, Imana idusura mu nzozi, Imana idusura mu ijambo ryayo. Nawe senga Imana igikugenderera. Usabe Mwuka Wera w'Imana umubwire ngo Mwuka Wera nyeneye ko nanjye unsura unganirize, irakugenderera. Ariko ngiye icyo gihe Imana yangendereye inyuze mu bantu bayo. Irambwira ngo nzaguha perime. Ngo ariko ikizami cya gatatu ngo Satana kigutegeyeho. Ikizami cya gatatu ndaseka mu mutima kuko icyo gihe ikizami cya gatatu cyari kona kwa kundi guca mu makona. Ndangije ndabanzareba. Simbyutse abantu bazi 2015 kuno bakoreraga perime byabaga ari muri rusange nyine. Abantu mubyigana abamotari, abantu bose baje, habaga ari abamotari benshi baje gushaka nyine nabizindi kategori. Ndagenda nsanga nyine byasabaga kuzinduka ugatonda imirongo, hakaba ari igihe mudanakoze mugataha mukazagaruka. Ngezeho rero naragiye nkora ikizamini cya mbere kita kiba parking. Ndayikora ndarangiza ndatsinda. Imana ihagarana nanjye ndakora. Mpita njya mu kizami cya kabiri. Babihinduye ikizami cya kabiri kita kiba nyine kona. Cya kindi navugaga cya gatatu niyemeye mvuga se ikizami cya gatatu Satana negeho ni iki. Ikizami cya kabiri kita kiba kona, cya gatatu sasa kiba circulation. Mana yanjye. Ndagenda ariko umunsi wa mbere mwarimu wacu aratubwira ari mugoroba ambutiyaje ya Kimironko n'ibiki aravuga ati mva ni mwitahire mushaka ukuntu ejo muzabwira. Abapolisi bari badusize ahantu Kimironko kuri station, hari station iri imbere ya gare, barahadusiga. Baravuga ngo baragaruka kutureba. Urumva bagendaga mu kamodoka k'umunyeshuri bakagaruka. Baravuga ngo nibadusigaho tuzagaruka nyine baragaruka kutureba dukore. Ngiye kuri iyo modoka twara abantu babiri n'undi mushuti wanjye umwe yitwa De Grace. Ndizera kubavuga si ibindi kubavuga ariko ni témoignage ku buryo undi muntu yagira gute yabyumva. Duhagaze aho mwarimu aratubwira ati mwakwitahiye iyambutiyaje ko mutayikira. Ejo mba polisi mukazaba ari bwo mukora mu gitondo hataraba kavuyo n'amamodoka ataramenyesha. Ndanje aberekana itahire. Ubwo nari nakoze ikizamini nyine ibizamini 2 haburaga ikizamini cya gatatu mpita nditahira. De Grace aravuga ati giye tumaze dutonda hano ndarushye. Kandi ubwo twiga mwarimu wanjye azabyibuka arankurikirana. Yajyaga ahora ambwira ati wowe ntago uzatsinda. Wowe avuga ati nyamara ngiye mfite amakuru ati ntuzatsinda, azatsinda De Grace. Kubera ko ngiye sinkunda umuntu uvuga nabi. Umuntu uvuga nabi yivuze nabi cyakumbwira nabi biba birangiye. Rero narigaga byandi byo muri parking iminota no kudakora vuba akahita ambwira ati umva ntago wowe rwose uzatsinda. Nkaba mbivuyemo cyakambwira nabi imodoka nkahita nkitahira. Akareba rero ubwo butesi n'ubudabagiza ati ntago bizavamo. Iryo joro uwo mugoroba nyine mpita nditahira. De Grace aza no gukora ibye birarangira. Hanyuma ntibyanagenda neza yaratsinzwe icyo gihe ku munsi wa mbere ku munota wa mbere ariko yahise asubiramo nyuma ahita atsinda. Nditahira mu gitondo rero nje gukora. Baba polisi kuko bari bambonye baranyibuka. Baraza ati kutarayikoze mpita mbabwira nyine ko
uko byagenze barambwira ati mujye mu modoka mudukurikire imodoka zari nyinshi zari imodoka nk'eshatu cyangwa enye kandi imbere harimo abantu benshi kuko ndabyuka twari abantu nka 12 cya 13 buryo twari benshi baratumanura uyu muhanda wo kuri viziyo kumanuka viziyo kugera 12 no kuzamuka ba bantu bose bari bamaze gutsindwa ngewe agahinda sindi gukora akazi sindi gukora amafaranga sindi kwiga ndi mu bizamini narabitaye ngo naje gushaka perime mana yanjye nararize kwihangana nyine birananira numva ukuntu mpombye ukuntu ngiye gushya ndarira ba polisi baje babiri bananiwe ikumvikana kugira ngo nyine nkore mwaravuga ati se uyu muntu umeze gutya ntago yakora undi ati se wowe wabaye iki bati hari ahantu bagutumye perime ntiwoya ese we ntago uzi stress management ntago uzi kumanaginga ibintu ubu se mu bintu byose byabaye ubu perime niyo utezaho amakiriro ariko kwihangana nyine no kubyakira numva nyine agahinda birangana ndangije umupolisi umwe arabati oya natahe uyu muntu ntago yakora ameze gutya uko ameze ntiyakora mugenzi wagezaho kandi niwe wari umeze nkaho akomeyemo aravuga oya amazi iminsi atonda nanjye ndabibabwira nti maze igihe ntonda hano buri munsi pe ni mumbabarire ibihombo ndabifite ari ishuri sindi kwiga ari ibizami ari mu kazi ndi guhomba reka nkore birangire polisi aravuga ati ngaho njya mu modoka uyu muhanda uca kuri viziyo Kimironko ujya kuri Populaire kuri Beka ni Beka kera nyine wari ukirimo ibitaka ndabatwara ndagenda ndi muraya ndabatwaramo gakeya ngeze imbere umupolisi arambwira ati hagarara ufite icyo ndavuga nta kibazo mfite zana provisoire yawe ndayizana aranje arambwira ngo okay watsinze dutware neza dutware utujyane kuri tapi utugezeyo nuko ndagenda ndabatwara neza nta kibazo nta gishika urumva nari maze gutsinda ndagenda tugeze mu polisi arambwira ati uzi ibintu ariko nyine nta kizere wifitiye ariko mwibuke rya jambo Satana ntegeye ku kizamini cya gatatu Imana imbere yo kwizerwa kizamini cya gatatu mbona kirabaye umupolisi arambwira ati rero wowe ntujye mu bindi bizamini tutajyanye ndakujyana gukora demarage ndavuga ati ntago byavamo wowe uranjyana nkandi se gukora demarage nabangize izindi Imana nyine mu maso y'Imana nimba Imana yarambwiye ko impaye perime nta muntu numwe ngomba kwiringira ubwo sinabatestora ukuntu murwa nababwiye ukuntu ngiye kwiga imodoka bakajyambwa sinashobora nababwira bakavuga ngo ni ibintu byose wabishobora ntago uzashobora demarage kubera iki yamajipe n'ubugufi sinayageraho ndaje nyine ndabyiho ariko ngiye nari mfite amakuru y'ikintu Imana yavuganye nanjye ndagenda ndakora ndangije umupolisi avuze ngo singe gukora ikizami kindi tutajyanye ndabiriye ndavuga hoya izi ni izindi Imana mu maso y'Imana na mwarimu wanjye ambwira ati hoya wagize umugisha rero buriya umupolisi nyine yari akazi nago navuga ukuntu abantu bamwitaga ariko yari akazi abantu baramutinyaga ariko ngewe mugiriraho favor y'Imana arangije yumva ko agomba kumperekeza nta kindi yashakaga ahubwo kubera ko mfite ubwoba yaravuga ati uzi ibintu ariko nta kizere wifitiye ndangije ndagenda mpita mfata moto demarage yaberaga i Rusororo mpita ngenda ngira Rusororo ndakora muri demarage abantu babizi imodoka ubundi bayihagurutsaga gatatu kanatinze kaba kane ariko kwa kundi Satana bashaka kurwanya ikintu Imana yavuze bampagarikije inshuro zigera nko muri 7 ariko nari nabwiye Imana ndavuga ngo Mana ni wubahiriza ikintu wavuze aha hantu nanjye ndaguha icyubahiro Imana aracyubahirije impa perime muri uwo muhanda ndahapfukama Imana icyubahiro ndavuga Mana urakoze ndabyibuka ngiye kuyandikisha kwa kundi abapolisi urangiza gukora examen baraho ngiye kwandikisha umupolisi yarambwiye ngo ngo perime wari warayibuze ngo ukuntu wishimye ukuntu ngupfukamye ndavuga ati akareka nta perime nabuze kubera n'ibyishimo navuye iyo Rusororo ndamanuka ngera 12 nawo ku Murindi ko niho twari nari gufatira bisi nanga gutega moto kubera byishimo kugenda amagara ba ibi rero mbibabwiriye iki ibi mbibabwiye kugira ngo wongere ugire icyizere umenye ko Imana ari yo kwizerwa ibyo yagusezeranyije bitinde bitebuke bimere gute Imana izabikora Imana yagiye ibikora Imana ibana nanjye Imana iramfasha iyo perimi birayimpaye ni isezerano n'ibindi byinshi Imana yagiye ikora ni ibintu byinshi Imana yagiye ikora Imana kandi ibinyujije mu bantu nkuko rero iyi channel ari kuvuga ngo ni mubwire TV tubabwire ibyiza ariko n'ubundi tugomba no kuvuga iby'Imana yadukoreye ese mwakwibaza se uyu muntu ni muntu ki ese byagenze gute ariko ngende umuntu wizera Imana wizera imikorere yayo hagati aho rero nababwiye ko petit frère wanjye nkurikire icyo gihe yagiye mu Bwongereza kujya mu Bwongereza byabaye ngombwa ko aza kugaruka ariko ikintu cyose kikubaho kiba kishemo umugambi w'Imana
kirimo umugambi w'Imana. Yaragarutse azaje kudusura, baramubaje ku ishuri se we ni iki twagukorera, yitwaye neza ati reka njye gusura famiye, araza. Ageze mu Rwanda rero mu kujya gusubirayo biranga, sinzi ukuntu byagenze ariko biranga, nta kindi kibazo afite, nta kibazo cyavuze, nta kibazo kindi, nta n'ikitiki, ariko biranga ntibyakunda ko agenda. Ariko byari byihishemo umugambi w'Imana kugira ngo ahindure, ave mu Bwongereza ajye muri Amerika, ajya muri Amerika. Ageze muri Amerika byabaye ngombwa ko murumuna wanjye wundi abona connection, kuko iyo shuri yagiyeyo amusangayo. Imana turasenga Imana nawe iramufasha. Icyo gihe ndabyibuka, sinzi nawe niba byibuka, ariko arabyibuka. Nta muntu wakwibagirwa ikintu Imana yakoze. Twarasenze Imana ica inzira nawe imuha ishuri, ibizamini arabikora arabitsinda. Hanyuma rero namaze kubona visa, ibintu byose byakonze, itike iba ikibazo, kuko papa yari afite amafaranga make cyane atabona ubundi bushobozi. Uribuka ko papa adakora ni pension, ntago nyine nta bushobozi afite. Murumuna wanjye abonye rero ibyangombwa, namugaye umukozi Imana ndamubwira dufashe gusenga, murumuna wanjye abone ukuntu azagenda, abone itike. Arambwira ngo nta kindi gisabwa, ngo umwana muzamujyane muterere umusozi gusa, ngo muzavayo amatike yabonetse. Ndamubwira ati nta kindi bisaba, birasaba ko nawe uzajya akanyarira, uzayishobora. Arambwira ati nzayishobora, ati niki ntakora kugira ngo mbone uko njya kwiga. Twaragiye pe, ndamujyana n'umwana nawe arayiterera. Icyo gihe yari ni mutoya, duterana umusozi tujya gusenga, dusengera itike. Mu gusengera itike Imana twari twembi twenyine, Imana yarabikoze. Turagenda turasenga tuvayo, turataha. Twatashye nimugoroba tunaniwe, tugarutse rero tugeze mu rugo turaryama. Mu gitondo papa yaje kutureba turyamye, yaradusoza. Muzi ikintu Imana yakoze, dufite n'iki yakoze, dusanga ya mafaranga yose yaburagaho n'ibindi byose yarakeneye, naho azabanza kuba Imana yabikoze. Isanga hari umuntu wavuze ngo uyu mwana nzamwishyurira ibi n'ibi nawaze. Umwana abaragiye. Ibyo byose mbibabwiye ni imirimo y'Imana, ni ibintu byinshi Imana yagiye ikora mu buzima bwacu, ni ibintu byinshi Imana yagiye ikora, hamwe no gusenga, hamwe no kwizera Imana. Imana yagiye ikora ibintu byinshi. Reka nsoreze ku kintu kimwe, ngiye kubyara umwana ntwite. Satani yarandwanyije cyane, birananirana byanga. Amushuti wanjye umwe Ridi ajya gusenga, agiye gusenga, banze ndari ifite nk'amezi 7. Arababwira ngo bansengere cyane, yasenganaga na Amerika icyo gihe ndibuka hari, ngo bansengere kuko Satani agambiriye kuntwarira umwana. Barabimbwira, Ridi aranatinya, yababaye yumva adafite ukuntu yabimbwira. Ariko ndamubwira ngo ikintu Imana ngiye kunonizera Imana, ikintu Imana yavuze ibigomba no kugikuraho, kuko ikitakuraho ntago yakwirirwa ikitumenyesha. Nuko twarasenze, turasenga. Umunsi wo kubyara bigenda gute, biranga, biragorana. Sinababwiyemo aho gato ukuntu ntwite kwa muganga hose bambwira ko nzabyara umukobwa, ariko umukozi w'Imana umwana avuga ati hoya, nta mukobwa uzabyara umwana w'umuhungu, Imana izaguha umuhungu. Namenye ko nzabyara umwana w'umuhungu kuri rendezvous yanyuma. Naranze kubyemera ko ngiyewe imbere nyine nari nzi ko nzabyara umukobwa, kandi numva ari we unshimishije, ari we unshishikaje kugira imfura y'umukobwa. Ariko aho Imana yampereye imfura y'umuhungu nabonye nayo nta kibiruta, ntacyo nabinganya. Nuko mu gihe cyo kubyara rero biragorana. Nageze kwa muganga kare saa 11 za mu gitondo, ndinda ngera saa 1:30 ntarabyara. Ariko icyo gihe baje kumfata banjyana muri salle dope, n'ibinyabyanga kumfata biratinda. Ariko kuko Imana yabivuze, yagambire ko izampa umwana, izampa umugisha mu buzima bwanjye. Najya nifuza nka wese Imana, urukundo rw'umwana n'umubyeyi rumera gute? Ese nanjye nzagira abana banyita mama? Ese abana bose ko bambwira ngo mama, ngo ufite mama bimeze gute? Kubera igikomere cyo kutamugira nkibaza ngo ngiye bizaba bimeze gute? Ariko Imana ihagararana nanjye, isoza ibyo yavuze. Rero nkomeje kubashimira, ni ubuhamya buto bw'urugendo, ariko biba ari byiza kugira ngo munamenye se umuntu wo kuricano ninde, byagenze gute, ni uruhe rugendo rw'ubuzima bwe. Nuko byagenze. Imana rero yabaye yo kwizerwa, nta kindi mbabwira. Ndababwira ngo nimushake Imana. Wowe urushye uremerewe, ikintu cya mbere nabonye muri ubu buzima, ikintu cya mbere uzashaka Imana, ugira inshuti zikijijwe, hanyuma uterane. Ngewe nshishikariza abantu guterana kwera, na Bible irabivuga. Kuko gusenga wenyine hari igihe uri mu bibazo, ucitse intege, wivovotera ibigerageza. Ariko iyo ugiye guterana, wumva umuntu ushima Imana avuga ngo Imana yanyishyuriye inzu. Ukabona n'umuntu ushima Imana avuga ngo Imana yampaye ibyo kurya. Ukahita uvuga se ngewe noneho ibyo kurya sinkibisengera. Hari umuntu usengera ibyo kurya, ukumva undaraje ati Imana ishimwe yampaye umwana amaze imyaka 20, kandi wenda wowe nubwo nta myaka mike wari umaze wenda 2.
ukumva usubijemo imbaraga. Guterana rero bizanira umuntu imbaraga, bisubizamo umuntu imbaraga. Hanyuma rero icyo nababwira ni musenge Imana, mwizere Imana, musabe Mwuka Wera w'Imana ajya abasura, umubwira kuganirize, umubwira guha ubwenge, azagufasha, azadufasha kunesha ibyo tutashobora. Ndabashimiye cyane, ni mu nshamake, nari nababwiye ko nzabwira ubundi buhamya, ariko ahanini ni ukubabwira ngo wowe urushye, wowe uremerewe, wowe wibaza ngo Imana irahari, Imana iranyumva, Imana irahari kandi Imana irakora, izakora ibirenze. Ndabashimira cyane mwe mukomeje kubana natwe kuri Mubwire TV, mukomeze mubane natwe, mukore share, mukore like, comment, ese tuzavuge kuki, ese dukosora iki, ese twongeremo iki. Ibitekerezo byanyu byose turabibona, turabisoma kandi turabashimira. Hanyuma rero mukore subscribe, ubutumwa bugere kure. Kristo akomeza abaha umugisha.